Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu gice cya mbere cy'ikiganiro cyacu ku burere budahutaza umwana. Reka mbibutse ko turi ijambo ry'umwana aho wadusanga hose. Kuri website niba ushaka kumenya ibyo dutangaza, inkuru zose zerekeye abana, andika ijambo ry'umwana akadomorwa. Hanyuma niba dushaka ku mbuga nkoranyambaga zose, zaba Twitter, zaba Facebook, Instagram n'ahandi hose, andika ijambo ry'umwana. Hano kuri YouTube turi ijambo ry'umwana TV. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere uhageze kugira ngo ujye ubona inkuru zitandukanye zose dushyira kuri iyi chaîne. Reka nongere nguhe ikaze mu gice cya mbere cy'ikiganiro ku burere budahutaza umwana. Hari inkuru zitandukanye waba warasomye zijyanye n'uburyo bwiza bwo kurera umwana, birimo cyane cyane ibikunze kuvugwaho bijyanye no kutareresha umwana inkoni. Ibyo byose ibyinshi byagenderaga ku mfashanyigisho zitandukanye, zirimo n'inyigisho mvamahanga cyangwa se izigendeye ku byateguwe mu bihugu bitandukanye. Ariko muri aka kanya amakuru ngiye kukugezaho akubiyemo inyigisho zateguwe n'abahanga kandi zigenewe gutanga uburere budahutaza abana b'Abanyarwanda cyangwa se mu Rwanda. Imfashanyigisho yateguwe n'abahanga batandukanye, ku isonga bayobowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Harimo abahanga batandukanye bo muri UNICEF cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, ishami ry'u Rwanda. Hanyuma kandi harimo abo muri Cambridge Education. Hanyuma harimo abakonsulta batandukanye mu bijyanye n'uburere buboneye, uburenganzira bw'umwana n'ibindi. Harimo abo mu miryango itari iya leta, nayo ifite aho ihuriye n'uburenganzira bw'umwana. Harimo inzobere mu mbonezamikurire y'abana bato. Murumva ko inyigisho zikubiye muri ibi biganiro by'uruhererekane tugiye kubagezaho zifite imvano ku bantu basobanukiwe neza n'umwana n'uburere bwe. Hanyuma ntaratangira n'ikiganiro cyacu, reka mbabwire nanone ko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango nayo yakoze cyane kuri izi nyigisho tugiye kubagezaho zijyanye n'uburere budahutaza umwana. Reka nongere nguhe ikaze, nkwibutse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi chaîne. Hanyuma rero reka mbabwire ko ibi biganiro twabibateguriye mu rwego rwo kwigisha ababyeyi ibijyanye n'uburere buboneye no kubafasha kubushyira mu bikorwa aho mutuye hirya no hino mu gihugu. Tukaba tugamije kandi guha ababyeyi ubumenyi ngiro bwo kwita ku bana babo no kubigisha buri munsi, bityo abana bose bagakura bitaweho kandi bisanzuye ku babyeyi babo. Ibikubiye muri ibi biganiro ni ibijyanye n'ibyo ababyeyi n'abarezi bagomba kumenya, bagomba gukora no kwemera kuri buri nsanganyamatsiko irebana n'imikurire y'umwana, uko ibiganiro bizagenda biza mu bice bitandukanye. Mbibutsa ko ukurikiye igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu ku burere budahutaza umwana. Ibi biganiro rero bitanga umurongo ngenderwaho w'uburyo bwo guhugura ababyeyi binyuze mu myitozo itandukanye ikomoka ku nyigisho z'ingenzi zikubiye mu nteganyanyigisho ku burere buboneye, zateguwe n'abahanga batandukanye nk'uko natangiye mbibabwira. Izo nyigisho zigendeye ku kubaka ubumenyi bw'ababyeyi no guhindura imyumvire n'imyitwarire yabo mu bijyanye n'uburere bw'abana babo. Reka rero mbibutse ko intego y'ingenzi y'ibi biganiro ku burere budahutaza ari ukwereka ababyeyi uburyo bwo kunoza uburere bw'abana babo batabahutaje no kubabuza ibihano bibababaza cyangwa se ibihano bibabaza abana, kwerekera umwana imyitwarire iboneye
kubafasha kwiremamo icyizere no kubaka umuryango urangwamo umwuka mwiza. Insanganyamatsiko zose rero tuzagenda tugarukaho muri ibi biganiro zizafasha ababyeyi gufata iya mbere mu kwigisha abana imyitwarire iboneye. Muri ibi biganiro ababyeyi bazakuramo inyigisho z'uburyo barangwa n'umuco w'uburere budahutaza umwana. Uzakurikira ibi biganiro azagenda yungukiramo kandi uburyo bwo kurera abana ku buryo buboneye hagendewe ku cyiciro cy'imyaka ya buri mwana. Umubyeyi agomba kwitabira inyigisho zikubiyemo insanganyamatsiko zijyanye n'icyiciro umwana we arimo. Abadukurikiye mwese iki kintu mukiteho. Abana uko bagenda bakura kimwe n'umuntu mukuru, imyitwarire n'imitekerereze ye bigenda bihinduka, bityo akaba ariko n'uburyo sosiyete cyangwa se abamukikije bamufata nabyo bigomba kugenda bihinduka. Undi muntu wese ukunda kwita ku mwana nawe ararikiwe gukurikira izi nyigisho. Birakwiye ko ababyeyi bombi bagira imyumvire imwe ku burere bw'abana, cyane cyane birebana no kuberekera imyitwarire iboneye. Uburere bwiza rero bugerwaho iyo abagize urugo bose bitanze batizigama. Mbere yuko mbinjiza neza mu kiganiro cya mbere cyangwa se mu gice cya mbere cy'ikiganiro cyacu, ibi bintu umubyeyi cyangwa se umuntu ufite umwana witaho ugomba kubizirikana no kubisobanukirwa. Uburere budahutaza umwana ni iki? Niryo jambo natangiye ngarukaho, ni nacyo ibi biganiro byacu bigamije. Iki kintu ugomba kuba ukizi, hanyuma ugomba kuba uzi urugwiro icyo ari cyo. Urugwiro ni iki? Umwana aho ava akagera akenera urugwiro, akeneye ko abamukikije bamwereka urugwiro. Hanyuma icya gatatu ni gute bwa burere budahutaza tuvuga bushyirwa mu bikorwa. Hanyuma akandi kantu gatoya, buri mubyeyi cyangwa se wa wundi wese ufite umwana agomba kwitaho agomba gukora ibi bikurikira. Umubyeyi cyangwa se umurezi agomba gutuza igihe hari ibimubujije amahwemo, akarangamira intego y'ejo hazaza h'umwana we, akereka urugwiro umwana we ndetse akamenya uburyo bwo kuboneza uburere bwe. Ibi bivuze kudahohotera umwana bamuha ibihano bibabaza umubiri cyangwa se bimutesha agaciro. Turagenda intambwe ku yindi kugira ngo wumve agaciro k'iyi nyigisho n'uburere ifite ku buzima cyangwa se ku mibereho y'umwana wawe n'ejo hazaza he. Wowe ukurikiye iki kiganiro, humiriza noneho utekereza umwana wawe afite imyaka 20. Wifuza ko umwana wawe yazaba ameze ate kuri iyo myaka 20? Wifuza ko imibanire yawe n'umwana wawe yazaba imeze ite icyo gihe? Ita ku byifuzo byiza ababyeyi bafite abana babo, nko kuzababona ari abanyakuri, ari inyangamugayo, bagira impuhwe cyangwa se bita ku bandi, bakunda kwiga cyane, bakunda kuba ku isonga, bakunda kuba intangarugero, bita ku babyeyi, kuba abaganga, kuba abayobozi batandukanye nk'umuyobozi w'akarere cyangwa se undi muyobozi wo ku rwego rwo hejuru, n'ibindi byinshi byiza wifuriza umwana wawe. Reka dufate urugero rutoya niba umaze gutekereza kuri ibyo bintu. Niba ushaka ko umwana wawe akwizera cyangwa aba umunyakuri, ukwiye gukora ku buryo atagutinya. Agomba kumva ko igihe ageze imyitwarire idahwitse atabaciye nk'amabere. Niba ushaka ko umwana wawe ahagarara kigabo igihe hari ikimuhungabanyije cyangwa se hari ikimuhangayikishije cyangwa se atishimye, ubwo nawe ntukamwereke umujinya igihe ageze imyitwarire idahwitse.
ku rupapuro rwa 15 rwa ya mfashanyigisho nababwiye yateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana ndetse n'izindi nzobere mu nzego zitandukanye, haragira hati abana bakeneye ko ababyeyi babo baberekera muri byose. Ababyeyi bagomba kwereka abana cyangwa se bagomba kuberekera kugira ngo batarenga imbibi. Niba umwana arenze ku kintu utari waramwerekeye cyangwa se waramuhuguyemo, wimukabukira cyangwa se ngo ikintu cya mbere kibe ari ukumukanga. Tekereza ko icyo kintu utari warakimwigishije. Ingingo ya 2 kuri iyi paji ivuga ko uburere budahutaza umwana ari ukumuyobora mu nzira iboneye hadakoreshejwe ibihano bibabaza cyangwa igihembo cyo gushimira umwana kugira ngo akore neza cyangwa se kuko yitwaye neza. Benshi mu babyeyi kibaragikora. Hari ukuba umwana yagiye ku ishuri ukamusezeranya kuzamuha ikintu runaka. Hari ukuba yabaye uwa mbere yageza indangamanota imuhira, nabwo ikihutirwa kikaba ari ukumuha igihembo runaka. Ariko iyi ngingo reka nyisubiremo. Iravuga ngo uburere budahutaza umwana ni ukumuyobora mu nzira iboneye hadakoreshejwe ibihano bibabaza cyangwa igihembo cyo gushimira umwana kugira ngo akore neza cyangwa kuko yitwaye neza. Ingingo ya 3 igira iti uburere budahutaza bufasha abana kwifatira icyemezo bwite bidasabye kwishingikiriza ku bandi. Uburyo umwana atozwa uburere buboneye bijyana n'icyiciro cy'ubukure agezemo. Uko umwana wawe agize imyitwarire idahwitse ni umwanya mwiza wo kumufasha kwikosora, ugamije kumutegura kuzaba uwo umwifuzamo kuri ya myaka 20 twakoreyeho wa mwitozo wo gufunga amaso ugatekereza umwana wawe uko wifuza yazaba ameze ku myaka 20. Hanyuma reka turebe kuri ya ngingo y'urugwiro twavugaga. Uwo mwitozo ndetse n'izo ngingo ngarutseho zasobanuraga uburere budahutaza umwana icyo ari cyo. Urugwiro rwo ni iki? Muri rusange abana bakeneye kwitabwaho n'ababyeyi babo kugira ngo bakurire mu nzira idashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ese mwumva gukubita umwana cyangwa kumutesha agaciro bimufasha kumva atekanye? Ni ikibazo nabaza buri wese udukurikiye muri iki kiganiro, ariko n'undi wese ufite umwana arera cyangwa se uwabereye umubyeyi. Reka mbabwire ko iyo ababyeyi bahana abana mu buryo bubabaza umubiri cyangwa amarangamutima yabo, bituma abana babona ababyeyi babo nk'abantu batarabo kwizerwa mu kubabungabungira umutekano cyangwa se ituze. Ibi bisobanuye ko abana bakeneye kubona ko bahabwa agaciro cyangwa se bitaweho na buri wese ubakikije, by'umwihariko umubyeyi wabo cyangwa se undi umurera mu buzima bwe bwa buri munsi. Abana bakeneye ubusabane bukomeye n'ababyeyi babo kugira ngo bakure neza. Ese mubona gukubita umwana cyangwa kumutesha agaciro bikomeza isano cyangwa se ubumwe n'ubusabane agirana n'ababyeyi? Igisubizo gikomatanyije kuri ibyo byose, ibihano bibabaza umubiri n'ibitesha umwana agaciro bimubera imbogamizi yo kugera ku by'ingenzi akeneye mu mikurire. Reka noneho dukore uyu mwitozo muto ku ngingo yo kwereka umwana urukundo n'urugwiro. Niba ukurikiye iki kiganiro, humiriza gato maze utekereze ku mibanire yawe n'umwana wawe. Hanyuma witekerezeho, urebe uburyo umutera akanyamuneza akumva yitaweho kandi akunzwe. Nibinagushobokera ubidusangize muri comment. Utunyuriremo uko mu mibanire yawe n'umwana wawe ya buri munsi umutera akanyamuneza akumva yitaweho kandi akunzwe.
buriya kimwe mu bintu by'ingenzi abantu bakwiye kumenya ni uko abana bato bisanga cyane ku murezi ubagaburira cyangwa se umuntu ubagaburira, ku muntu ubaterura, ku muntu umarana umwanya nabo abaganiriza, anabereka ubwuzu n'urukundo. Iyo ushatse kugerageza gusobanukirwa n'icyo umwana wawe arimo kukubwira cyangwa se akeneye, ubasha gusubiza ibyifuzo bye. Iyo witaye ku cyo umwana wawe ashaka kukwereka ako kanya ukagikemura byihuse, uba uri umurezi wita ku byifuzo by'umwana wawe. Bituma umwana wawe yumva ko akwiye kukugirira icyizere. Kugira ngo uburere buboneye bugerweho, icyo cyizere kigomba kurushaho gukomera. Ugomba kwereka umwana urukundo n'urugwiro rwinshi kugira ngo icyizere akugirira gishinga imizi. Kora uko ushoboye umwana wawe yumva atuje, atekanye, yumva ko nta cyamuhungabanya. Kora ibishoboka byose umwana wawe yumva akunzwe uko byamera kose. Icyo umwana yakora cyose agomba kukwisangaho kandi ukamwereka urukundo. Urugero, igihe urimo kumukosora ushobora kumubwira uti ndagukunda mwana wanjye, ariko sinkunda iyo myitwarire. Abana bakeneye kumva ko bitwara neza, ko bagutera ishema kandi ko wishimira kubana nabo. Iyo abana biyumvamo umutuzo no gukundwa, bumva bakomeza gusigasira uwo mubano mwiza n'ababyeyi. Ntibaba bifuza gukora icyazana icyasha muri uwo mubano. Baba bashaka ko bikomeza kuba byiza. Bivuze ko ababyeyi bagomba gushimangira no gusigasira uwo mubano mwiza no kwizerana n'abana babo mu buryo buhoraho. Aha arashimangira uburyo ababyeyi benshi bakosora abana. Iyo akoze ikosa ni ukumubwira ko ari igicucu, ni ukumubwira ko ntacyo azimarira, ni ukumubwira ko ntacyo ari cyo, aho kumubwira nk'uko aba bahanga babigaragaza. Mubwire ko umukunda ariko udakunze imyitwarire yagize. Uwo mwana azagerageza guhindura ya myitwarire kandi yumve ko ayihindura kuko umubyeyi umukunda yamubwiye ko iyo myitwarire atari myiza. Reka dusoreze aha igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ku burere budahutaza umwana, tuzagaruka ku buryo bwo kwigisha umwana. Ese umwigisha ute ibyo agomba gukora? Ari nabwo tuzagenda dusatira icyiciro cyangwa se inyigisho yo gukosora umwana bitewe n'ikigero agezemo. Ni ubuhe buryo bwiza bwo gufasha umwana kwiga? Reka mbe mbahaye umukoro wo gutekerezaho. Nk'umubyeyi cyangwa se wowe ukurikiye iki kiganiro cyacu, tekereza ugiye kwiga ururimi rushya. Ese wafata neza ibyo wiga igihe umwarimu wawe akweretse uko bavuga amagambo y'urwo rurimi n'amategeko agenga imigemo n'imyandikire yarwo n'ibindi, cyangwa kuretse ukivumburira uko amagambo y'urwo rurimi avugwa, ubundi wakora amakosa akaguhana? Ese wumva wamarana umwanya n'umwarimu ukunda kukwereka ikosa ryawe, ubundi akakugira inama y'uko wabigenza ngo ritazasubira? Cyangwa wumva wambarana umwanya n'umwarimu ugukubita iyo ukoze ikosa? Ese wumva wakomeza kwiga umwarimu wawe aramutse aguha urugero, akakugira inama, akanagutera akanyabugabo? Cyangwa ukubwira ko utazigera ugira icyo umenya? Ese wumva wabwira umwarimu ibibazo ufite uramutse uzi ko ari buze kugutega amatwi, akumva ibibazo ufite ndetse akanakugira inama y'uko ibibazo byawe byakemuka? Cyangwa wumva wabwira umwarimu ibibazo ufite uramutse uzi ko ari buze kukurakarira akanaguhana? Mu gice gikurikiraho cyangwa se igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, tuzagaruka tureba ibisubizo mwadusubije muri commentaire. Hanyuma tubihuze neza n'ibisubizo benshi bashobora gusubiza kuri ibi bibazo. Turebe noneho uburyo bwiza bwo kwigisha umwana ubwo ari bwo.
reka utarakanda subscribe ndizera ko yabikoze, hanyuma reka mbifurize ibihe byiza, tuzahure mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu ku burere budahutaza umwana, tugendeye ku mfashanyigisho yateguwe igenewe abana b'Abanyarwanda cyangwa se uburere bugomba gutangwa mu muryango nyarwanda.